Ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe nshuti mukundwa, ndizera ko umeze neza, uguwe neza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya tugarutsemo w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora wayikora kugira ngo tujye tubana ku munsi ku munsi. Yesu akuduhere umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero nyemerera dusangire rino jambo Imana ishyize ku mutima wanjye, ryanditse mu gitabo cya Timoteyo. Ni ukuvuga ngo ni urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 6 umurongo waho wa 12. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Haravuze ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwizera imbere ya Ponsiyo Pilato. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga kurwana intambara nziza kubw'ubugingo. Kurwana intambara nziza kubw'ubugingo. Nshuti mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ukwiye kurwana intambara nziza. Ukwiye kurwana intambara nziza, kandi intambara iyo wayirwanye ukayirwana neza urayitsinda, uranesha, uratsinda. Ukwiye kurwana rero intambara nziza. Aya ni amagambo Pawulo yabwiye umuhungu we yari yarabyaye mu byo kwizera witwaga Timoteyo. Aramubwira ngo, Timoteyo mwana wanjye, ndagira ngo nkutongere mu maso y'Imana ibeshaho, nkutongeraho umwuka w'intambara kandi nkutongeraho umwuka w'imbaraga. Aramubwira ngo kubera kuko kuhabwa ibyiza ukeneye ari nabyo wahagurukiye guharanira, ukeneye kuzahabwa ibyo byiza kugira ngo uzabihabwe, nuko wambara imbaraga zo kurwana, ukarwana kandi ukarwana utsinda, ukarwana kandi ukarwana intambara nziza. Nturwane nk'abaswa, ahubwo urwane nk'abahanga. Nturwane nk'abanyantege nke, ahubwo urwane nk'abanyembaraga. Ntiwirwanire, ahubwo urwane uri kumwe n'Imana. Ntukoreshe imbaraga zawe z'umubiri, ahubwo urwanire mu mwuka. Aramubwira ngo ijuru ribitswe mu ntambara ukwiye kurwana. Ndasubiramo, ijuru ribitswe mu ntambara ukwiye kurwana. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo nkubwire iki kintu. Warakijijwe n'ibyo koko, wakira umuhamagaro, wakira Yesu umwami n'umukiza, wakira Yesu mu bugingo bwawe, ndetse ujya no mu muhamagaro, utanga umuhamagaro, ujya mu bikorwa by'Imana. Kumbure uri umunyamasengesho, kumbure uri umuririmbyi, kumbure uri umuvugabutumwa, ufite ibikorwa by'urukundo ukora bigiye bitandukanye, utanga icya 10 cyawe, utanga amaturo yawe, uri umukristo pe, uko ufite n'ibikorwa by'Imana ukora. Ariko nuba uri no muri ibyo bikorwa, ubikora urwana intambara nziza. Nuba umuririmbyi, uririmba urwana intambara nziza, kuko aho naho harimo intambara. Nuba umunyamasengesho urwana intambara nziza. Nukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha, ubikora urwana intambara nziza, kuko hose umwanzi Satani arahagutegera kugira ngo akurase imyambi uhakomerekere. Nimba uri mu mirimo y'igipasitoro, imirimo y'ubutambyi iyo ari yo yose,
uyikora urwana intambara nziza, kuko buri cyiciro cyose cyurimwo hariho abadayimoni bakorera muri icyo cyiciro. Niba nta mirimo kandi ufite unakora mu nzu y'Imana, ukaba uri umukristo usanzwe ariko umukristo mwiza, urwana intambara nziza, urwana intambara nziza kugira ngo usingire ubugingo, kuko twese icyo dusiganirwa ni ubugingo, ni ukuzabona ubugingo buhoraho, ni ukuzabona ubugingo bw'iteka ryose. Rero ole la tose bone fa, urwana intambara nziza wa munyamasengesho we, urwana intambara nziza wa muririmbyi we, urwana intambara nziza. Urwana intambara nziza uzatsinda. Pawulo rero atongera Timoteyo aramubwira ngo urwane intambara nziza, kubera ko impamvu yo kurwana intambara ni ukugira ngo usingire ubugingo bw'iteka ryose. Rwana intambara nziza, Imana yacu itugirire neza cyane. Nurwana intambara nziza uzatsinda, nurwana intambara nziza uzanesha, nurwana intambara nziza shine the horia. Imana izabana nawe mu ntambara, izabana nawe. Reka nkubwire, ariko Pawulo ntabwo avuze ngo ntabwo uzareka kurwana. Pawulo aravuze ngo uzarwana. Bivuze ngo rero buri ubugingo bubitswe mu ntambara ukwiye kurwana. Nibyo nababwiye ngo ibyiza dukeneye bibitswe mu ntambara turwana. Rero ntubu umuntu utinya kurwana, ahubwo urwana intambara neza, urwana intambara nziza. Nube babandi batoroka urugamba ngo birukanke, nube babandi batoroka urugamba kubera bagize ubwoba. Rwana. Cyubahiro ukeneye hazaza kibitswe mu ntambara ukwiye kurwana. Umugisha ukeneye hazaza ubitswe mu ntambara ukwiye kurwana uyu munsi. Uyu munsi rero ukwiye kuba uri umuntu uri mu ntambara. Rwana. Rwana kugira ngo usingire ubugingo. Ubugingo burarwanirwa, ubugingo burakorerwa, ubugingo buraharanirwa. Rwana n'ibyaha, urwane na Satani, urwane n'uyu mubiri, kuko ufite abanzi batatu, bahaduyi batatu ko bakomeye. Ufite isi, Satani n'umubiri. Abo ni abahaduyi ubana nabo, ugendana nabo, ubana nabo ku munsi ku munsi. Niyo mpamvu Pawulo abwiye Timoteyo ngo urwana intambara nziza, kubera ko uri hagati y'abanzi. Reka nkubwire wa mubyeyi we, rwana intambara nziza. Muri urwo rugo rwawe ahaduyi muri kumwe, Satani muri kumwe, ntabwo ari kure yawe, ariko rwana intambara nziza. Muri urwo rugo rwawe rwana intambara nziza. Mu kazi ukora rwana intambara nziza, kuko Satani ntari kure yawe. Rwana intambara nziza kuri icyo kigo cyo wigaho, kuko Satani ntari kure yawe aho hantu wiga. Rwana intambara nziza. Rwana intambara nziza muri iyo proje yiwawe, muri iyo business yiwawe, kuko aho Satani nawe arahari. Rwana intambara nziza. Umuntu urwana kandi urwana intambara nziza kugira ngo usingire ubugingo buri imbere, kugira ngo usingire ibyiza Imana yaguteguriye. Umuntu urwana kandi urwane neza. Data, ndagushimira kubwira ijambo. Iri jambo ni riherekeze rikore icyo rutumye gukora mu bugingo bw'abana bawe, kandi ubahe imbaraga zo kurwana neza, be kurwana batsindwa. Mu izina rya Yesu ubahe kurwana neza ibigeragezo bahura nabyo, ubahe imbaraga barwane nabyo kandi babitsinde. Urakoze Papa, turagushimira mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ubu butumwa ububonye wajya ubushyira kuri stati wawe, wajya ubusangiza inshuti zawe, kugira ngo bushobore gushyikira abantu benshi bagiye batandukanye. Imana rero iguha umugisha, ugire ibihe byiza. Nkwifurije umwuka wo kurwana kandi urwane neza. Nkwifurije umwuka wo kurwana kandi utsinde. Nurwana neza, Imana iraza kubana nawe, uraza gutsinda mu izina rya Yesu. Amen.